Muraho neza mbahaye ikaze kuri iyi YouTube channel yitwa Past Talent. Niba ari ubwa mbere uhageze bwa mbere kanda subscribe. Kore ukazogera kujya buri video yose nsoye igiti kugeraho mu ba mbere. Uyu munsi nabazaniye bya bikoresho bya movie. Ni ngewe ubikora ndi umunyarwanda, ntabwo ndi babanyamahanga baza wenda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biyitiriye abanyarwanda. Ndi umunyarwanda, ni nge bikora nkuko mubibona. Ibi byose muri kumbonaho nibyo nkora. Mu minsi ngiye kubereka ibindi bigiye bitandukanye. Nzabereka imbunda, nzabereka cyane nko ku bantu basanzwe bambona. Hari ibyo natangiye kubereka. Antibare niba utarayibonye irinda amasasu, niba utayibonye iyo video narayikoze iri hasi, gerayo uyirebe. Antibare nayiberetse, n'imbunda nzazibereka zirahari. Ndi kugira ngo dutangire gake. Bitangira byiruka ntibigira igaruriro. Iyo dutangire gake, n'imbunda zirahari ku bwinshi, nzajya ngenda nzibereka. Tugeze kuri element ya gisirikare. Nibyo tuzifashisha muri filime. Nkuko mubibona, ngo murayibona mu mpande hose. Ndaza kuyibereka, ndi buyibereke. Iyi video ni isa nk'igiye kurangira, ndaza kuyibereka by'umwihariko ku bantu basanzwe bari kuyicano yanjye. Muraba agaciro cyane, niba uhageze bwa mbere nawe kora subscribe, wiyunge hamwe n'abandi kugira ngo dutegereze se filimi izasohoka. Yes, izasohoka, ariko cyane bizaturuka kuri comment muduhereza, comment mushyiramo. Nabyo buriya biri muri kimwe mu bintu bituma tugira courage yo kubaha filimi. Filimi maze igihe ntegura nkuko nabivuze muri video nakoze, maze umwaka n'igice nyitegura. Musubscribing, musharing video kuri bagenzi banyu kugira ngo tuzamure channel, tujye duhita dushyiraho filime muhite muyibona gatanu ku kandi. Gatanu ku kandi. Nzabereka pistolet, nzabereka host, nzabereka za Kalashnikov K47 gun, nzabereka za sniper mudahushwa nayo irahari. Rode nzasohora video yayo muzayireba. Hari agafilime kayo nayikoresheje, nzabereka nka example ya filime tuzasohora. Nzabereka ka video ka sniper mudahushwa, nige wabaye mudahushwa. Nzayibereka muyirebe. Abundi nkunda kwa uploadinga cyane ku cyumweru. Mu masaha ya mu gitondo saa 2 saa 3 gutyo, cyangwa nko kuwa gatatu naho ndaploadinga. Nzabereka ibintu byinshi. Nabwiye nti YouTube channel muzayisangaho ibyo mwaburiye ahandi. Muri kumbona neza. Nabibaze narunze mwatibare man. Mwatibare nkafunga ya boro ya hano. Nangiza nkabereka ubundi byose mbyambaye wese. Muri gukura iyo foto nuko shaka filimi izabimeze. Antibare buri kantu kose, pistolet kwita kuri host. Umva umuntu nyine yambaye fresh. Nibyo shaka rwose kuzabereka kabisa.
Sniper nawe akaba ateguye fureshi. Umva ubundi ngiye nzabereka utuntu nzikorera muzabona itandukaniro. Sniper agomba kuba nzabereka, muzabibona mani, muzabibona. Nkubwira ati uko mukora subscribe muri benshi, uko mukora mu sharinga, mukakora za share, za like na comment, byose mu following. Ibyo bintu bimpa courage, bituma ndushaho gukora. Akubwo namwe nta kabaraga mushyizemo mukanka bacika intege mani, mutuma nyine umuntu asa nk'ucika mw'intege nawe kabisa. Ariko mugerageze tuvuze mudushyireho subscribe. Mbega utuntu nikorera mu Rwanda dukora filime nk'iz'abanyamahanga. Ubundi haba bintu ngo muzimu, ngo umuntu ngo ari ngo ibizimu ngo biri gutwara umuntu, ngo ibizimu ngo biri bizimu si bizimu, ni ukuvuga ngo ikibizimu ni iki? Umuzimu ngo atwaye umuntu, biri gutanga iyi message. Ubundi filime ubundi igomba kuba ifite ikiri gutanga message. Nzabasorera filime pana zimwe ngo ni ibiki utamenya. Filime umuntu asora filime utamenya message irimo cyangwa utamenya ibyo ari byo. Nzabaha ama episode, cyangwa niba ngombwa mbahizi nizirangira njye bakorera filime y'isaha irangira filime irangira, cyangwa se na za episode nazo munazareba. Ngira ngo nicyo kintu gisigaye kwigwaho kabisa. Asigaye mbere ku buryo ibintu bimeze bite, ama episode biki byose, sibyo? Ama episode ibintu nk'ibyo nyine kabisa. Njye nzabategurira mani, nzabategurira kabisa. Kabereke rano bambaza ngo ariko se koko mani ngo ibi bintu ngukora ngo nibyo koko? Nibyo kabisa. Yaho ko muyibona iyi ni element ya gisirikare. Ahangaha hano mubona ahangaha habajya za night vision. Night vision zirabareberamo mu majoro, nijoro yari nijoro, zirabareberamo abasirikare nyine. Ni hano ziba zijya ibintu nk'ibyo kabisa. Nyabibaza ngo bimeze bite? Ni imishumi yango murabibona. Uno umushumi wayo nzabereka nabwe nzabereka ibintu bya danje. Hari n'imbunda rwose, imbunda rwose muzazibona ubona ari ya nyayo kabisa. Ngiye munkwere subscribe gusa mbereke, urumva mane, munkwere subscribe mbereke utuntu nikorera, urumva? Munkwere subscribe munandebe mani kuri YouTube, mundebe umwanya rwose mbereke. Kabisa urumva? Yes. Ntabwo yari kumfata mane, ntabwo yari kumfata, ariko hano kano kaboro cyo gashinzwe nendi kugabanya kugira ngo imfate neza. Nta muntu itakwira mani, na antibare umuntu yabye video ajye hasi arayibona. Na antibare
naberetse nayo nta muntu idakwira, nta muntu itakwira, mba narabiteguye neza cyane, sibyo? Mugerageze mukore ikintu cyitwa subscribe, musharinge mu magurupe ya WhatsApp mubamo, mutere comment, like, follow byose. Njye mbere ku tuntu nikorera. Mwibaze kuba mberetse iyi Element Man. Kuba mberetse Element Man, ntago mubona ko nabereka n'ibindi. Nzabereka n'ibindi mbunda z'amoko yose atandukanye. Kalashnikov, M4 y'Abanyamerika, Pistol Host, za Sniper, Mudahushwa, na za Night Vision, byinshi cyane nzabereka. Mwebwe mugire gutya, musubscribing, njye nicyo kintu nkeneye. Munatera comment, munasharinga, mumbwira ati ariko ibintu twabonye bimeze gutya, shyiramo bino duhibi, twereye ibintu nk'ibyo, sibyo? Naye mba ndi kubareba abantu mwanditse comment, nzajya mbasubiza. Mugerageze kabisa. Ndumva ari ibyo ngibyo, twagarukira aha ngaha. Mugire mutere comment. Icyo kintu cya mbere mbabwira, subscribe, dukomezanye. Sa rero mujye amahoro y'Imana, duhore ku yandi mavideo ataha. Mujye amahoro y'Imana.